umugabo ashobora gukora ikosa ritoya, iryo kosa akoze icyo gihe rikoreye rikangiza umubano yari afitanye n'abantu bose, atari uguca inyuma cyangwa se nanone atari no kugambanira umuntu uwo ari we wese, ahubwo akaba ari ikosa riribuze kuba ryatuma uwo muntu agaragara uko adakwiye kuba yagaragara. Iryo kosa nta rindi, umugabo ni ukuvuga ukuri mu bintu bitari byo. Uri ukuri ni kwiza, ariko ntabwo gukwiye kuba kwavugwa igihe cyose wumva neza ko ukenereye kuba wakuvuga. Uko kuri rero ubuvuze mu bintu bitari ngombwa niko kugenda kugafata icyubahiro cyawe kukakiburizamo, kikaba minimized cyangwa se icyubahiro cyawe kikabura. Ndagira ngo unyumve neza kandi usobanukirwe buri kimwe cyose ngiye kuba nakubwira, kubera ko ikosa umuntu ashobora kuba yakora no kwitiranya ikintu bita kuvugisha ukuri akabyitiranya na strategy. Ntabwo ari ibintu bihura. Hari ibintu abantu benshi bavuga bakumva neza ko ntacyo bitwaye, yewe ari n'ibintu byiza, ariko mu by'ukuri ibyo bintu uvuze icyo gihe bikaba ari byo bizaba intwaro izakurwanya hazaza hawe. Ni ibintu ugomba kumva ugasobanukirwa. Muri iki kiganiro rero tugiye kuba twarebera hamwe ibintu umugabo wese adakwiye kuba yabwira umugore. Bivuze neza ko nujya kubwira umugore bino bintu ujye ugenda gake, nibiba ngombwa ubanze utekereze kabiri. Ibi ngibi impamvu ugomba kuba wabiceceka nuko kuba wabiceceka nibyo bivuze kuba byatuma ukomeza kuba wagira amahoro, ukagira icyubahiro cyiwe, agakomeza kuba yakubaha. Impamvu nkubwira ibi ngibi nuko rimwe na rimwe itandukaniro riba ari hagati y'umuntu bita umugabo usanzwe n'umugabo wubahwa bigendanira cyane ku byo abo bantu baceceka. Bivuze neza ko ibyo uceceka n'ibyo uvuga bikaba biri buze kuba byagena uburyo bari buze kuba bagufata n'icyubahiro uri buze kuba wahabwa muri rubanda. Ibintu bya mbere udakwiye kuba wavuga ni ibintu ubuzi neza ko mu gihe ibyo bintu byagukorewe utari buze kuba wabyishimira. Ibi bintu uzabyirinde cyane. Buriya niba hari ikintu cy'imbuga nkoranyambaga zazanye, ni ukukumvisha zikanakubwira neza ko nta kibazo gihari kuba wambaye ubusa, cyangwa se nta kibazo gihari kubera ko urimo urakora ibintu runaka. Imbuga nkoranyambaga zikakubwira ibyo bintu, ibyo ngibyo wumva neza ko ari ukuri, ukumva ko nta n'icyo bitwaye. Bizaba bibi mu gihe utangiye guhura na realite, mu gihe utangiye kubona ukuri kw'ibintu bihari, mu gihe utangiye kubona ukuri kwambaye ubusa, nibwo uzamenya neza ko ibyo wibwiye cyangwa se ibyo bakubwiye byose bitigeze biba ukuri, ahubwo byari ikinyoma. Ndagira ngo unyumve neza, nta kosa riri mu kuvuga ngo wenda ibi bintu reka mbikore gutya cyangwa se nkunda gukora ibi bintu. Nta kosa ribirimo pe, ariko nanone ujye umenya neza ko kubera ko hatari ikosa ntabwo bivuze neza ko bidashobora kuba byagukururira ibibazo. Ndagira ngo umbwize ukuri, niba umugabo ahora yivugira ati ngo ntabwo ndi umuntu uhagije, cyangwa se umugabo ahoza mu kanwa kiwe ko ari umutsinzwi cyangwa se ari intsinzwi, ndagira ngo umbwire ngo ninde uzamwubaha, ninde uzumva ko uwo mugabo ari igitangaza nyine? Ntawe, kuko uwo mugabo we ku giti cyiwe nawe ubwe ntabwo yiyumva, yumva neza ko nyine ari umunyantege nkeya. Ibintu rimwe na rimwe abagabo bavuga kubera amarangamutima yabo cyangwa se kugira ngo bemeze abantu, nibyo biza kuba byababera ibintu biri buze kuba byabasenya bikabakubita hasi. Ibyo bintu rero uzi neza ko byagusenya, ugomba kwiga kuba wabiceceka. Wamara kubiceceka ukabikora neza, wamara kubikora neza, wamara kubishyira mu murongo, ukajya wagira ikindi uri buze kuba wakurikizaho, ariko utabyashashe, utabibwiye buri umwe wese, kubera ko buriya buri kimwe cyose cyageze mu matwi y'abantu ntabwo ukigifiteho control. Icyo gihe abo bantu nibo bakigiraho control. Hari abazagikoresha kugira ngo bakurwanye, hari n'abazagifata gutyo ngo biri aho ngaho gusa bakibuka, ntabwo bajya bibagirwa buri kimwe cyose wavuze. Ikintu cya kabiri rero udafite kuba wabwira umugore, ntukajye ubwira umugore buri hantu hose ukura amafaranga yawe, buri rufaranga rwawe aho ruva hose, cyangwa se buri mvo y'amafaranga yawe yose. Ntabwo ari ngombwa kubisangiza umugore cyangwa se uwo mukundana, ntabwo biri ngombwa. Kubera iki? Ahangaha ntabwo mvuze ngo uzajya kubeshya umugore cyangwa se umukobwa mukundana byerekeye ku mafaranga yawe cyangwa se ibyo winjiza, ntabwo ari ibyo ngibyo mvuze. Ariko nanone kugenda umubwira buri kimwe cyose cyerekeye amafaranga yawe, nabyo ntabwo ari ibintu biri ngombwa. Tekereza kujya uhoza mu maso cyangwa se mu matwi ijambo ryo kuvuga ngo amafaranga yanjye aho yavaga hagabanutse, cyangwa se mw'iyi minsi ndakennye. Rimwe na rimwe noneho ugasanga uranakennye by'igihe kirekire, cyangwa se urimo urahangana n'ubukene nyine ukabona neza ko ari ibintu birambye. Uretse ko umuntu nazajya ahora abyumva mu matwi wiwe, azabyakira ute? Iyo ni indirimbo agira aho ngaho agahaga, ni ya ndirimbo avuga ati uno muntu nawe rero ni umunyabibazo. Rero niba hari ikintu ugomba kuba wakirinda, ni ukwirinda kugaragara nk'umunyabibazo mu maso y'abantu runaka. Ibi ngibi rero bize bigendana no kwirinda kuvuga uburyo utazi uburyo wabonamo amafaranga yawe, cyangwa se ngo utangire werekane neza ko byagucanze nta nzira y'iterambere ryawe urimo urabona. Ntukajye ubivuga ngo ubibwire umugore. Nubikora gutyo, congratulation, uzaba wemeye gusuzugurwa. Kuko ikintu cyose iyo kigiyemo amafaranga, umubano ugiyemo amafaranga, igikurikiyeho ni ikintu bita stress. Uzitegereze urebe umugabo uhora iteka ryose uvuga neza ko atameze neza, umugabo uhora uvuga neza ko ari block, abihoza mu kanwa kiwe, uwo mugabo nawe ubwe ntabwo aba ari attractive,
ntabwo ari umugabo wakundwa cyangwa se wakurura abantu. ndagira ngo ujye wibuka neza ko buriya umuntu kuba yakubaha bikurikirana cyangwa se bigendana n'ikintu bita result. ni biki byavuye mu bintu wakoze, ibyo bintu byavuye mu byo wakoze nibyo bivuze kuba byagena ko umuntu akubaha cyangwa se atakubaha. rero ko ibigomba kuba byakubahisha ibindi bireke. ikintu cya gatatu udafite kuba wabwira umugore cyangwa se umukobwa mukundana ni ahashize hawe cyangwa se ibintu wagiye unyuramo n'abandi bagore, aho mwateretanye, aho mwaryamanye, ibyo mwakoranye byose. oya, ntabwo ibyo bintu wagakwiye kuba ubivuga, ntabwo biri ngombwa. umutego buri mugabo wese ashobora kuba yagwamo ni ukuvuga amateka yiwe yagiranye n'abandi bagore cyangwa se kumubwira ngo aba ex biwe ibintu nk'ibyo ngibyo. uwo ni umutego ugomba kwirinda kugwamo uko byamera kose. umuntu nakubwira ati mbwira ibyerekeranye n'imibano yawe cyangwa se n'umubano wawe wigeze kuba wagira hashize, ikintu ugomba kumva neza ko arimo arakubwira, barimo arakubwira ati numpa intwaro nzakoresha kurwanya mu buryo bw'amarangamutima. ibi ntabwo ari kuri bose bibaho gutyo, gusa benshi cyane ni uko nguko usanga bimeze. ahangaha uzamubwira uburyo ex wawe yari azi guteka neza cyane, hanyuma noneho nyuma y'amezi angahe cyangwa se nyuma y'iminsi ngahe mugira ibyo mutumvikana, ikizagukorera ni kimwe. nuvuga ngo yatetse umunyu mwinshi, azakwibutsa n'ubundi ko utigeze wishimira imitekere yiwe. umugore wawe ntibizagutungure akubwira ati kubera icyo utasubira kuri ex wawe ko wambwiye ko ari wowe watekaga neza. ndakeka ibyo bintu niba bikubwira nk'umugabo ntabwo uzigera wishimira ukunda kumva ibyo bintu azaba akubwiye. umugabo w'umunyabwenge afata umubano cyangwa se ibyo yagiranye n'abakobwa, ibihe byiza yagiye agirana n'abakobwa, akagenda akabishyingura ahantu quelque part kugira ngo bitazamugaruka. ntabwo imibano yawe cyangwa se ahashize hawe ari ibintu ugomba kuba wakunda kuba wasangizamwo abantu. ahashize buriya ni nka mize, ahashize ni ikintu bita inzu y'amateka. rero ntukajye utuma neza ko ahashize hawe ugomba kuba wahaguma. uri inzu y'amateka nta muntu ujya uyibamo, aragenda akayisura, yamara kuba yayisura agahita avamo akigendera. rero ntuzakora ikosa ryo kuvuga ngo ahashize hawe ugiye kuba wahagira ahantu hakomeye cyangwa se ugiye kuba wabana naho. ikintu cya kane rero buriya udafite kuba wabwira umukobwa ugiye kuba mwashakana ni ikintu bita future plan, imipangu yawe y'ahazaza, kuba wayibwira umukobwa hakiri kare. ahangaha witonde cyane kuvuga buri mipangu yawe cyangwa se umupangu wawe wose uwushyira hasi umugore akawumenya hakiri kare. ibyo ngibyo ntabwo biba biri ngombwa kuko birakwangiza. ndagira ngo imagine kuba wabwira umuntu ati ndashaka gutangiza company, ndashaka gukora ibi n'ibi, ndashaka kuba success mu gihe iki n'iki, hanyuma nanone wa muntu akabihoza mu matwi yiwe, urakeka bizagenda gute? aba bantu bubwiye ibyo bintu uzi neza ko nta ribi, nibo bari buze kuba bagira ibindi bintu bitari byiza bari buze kuba batuma biba kuri wowe, kuko abantu niko tumeze. aho kugira ngo rero ubroadcasting imipangu yawe, wagakwiye kuba wicecekera, wagakwiye kuba wituriza, ukabikora byamara kubyara umusaruro. mba mbizi neza ko umunsi umwe bazakubwira ati ese ibintu wabikoze ryari, byabyaye umusaruro ryari? impamvu nuko buriya umuntu watsinze, umuntu wakoze ibintu byiwe neza yiturije atuje, yega ari umuntu ucecetse, uwo muntu abantu baramwubaha. uzitegereza umuntu wubatse ibintu bye yiturije adafite induru, uzareba uburyo abantu bamufata, baramwubaha cyane. ikintu cya gatanu ni uburyo ushobora kuba wabaho cyangwa se ikintu ushobora kuba wagira mu gihe wamuhombye. mbega imyumvire ushobora kuba wagira itari myiza. gukunda umugore ni ibintu byiza, kuba wamukunda rwose nta kibazo kibirimo, ariko none bizaba bibi nutangira kumubwira ati uburyo ngukundamo mba numva neza ko ntaguhomba, kuko kuguhomba byankururira ibi n'ibi. buriya umugore ni umwana mwiza, ariko nanone mu gihe wamenye uburyo uri buze kuba wamutwara, ngaho genda umubwire neza ko ari we si yawe, cyangwa se genda umubwire neza ko ari we ugufatiye runini mu mibereho yawe. ibizakurikiraho ndabizi neza ko utazigera ubikunda, uzaririmba indi ndirimbo. ahangaha ndagira ngo umenye neza ko iyo umuntu yamaze kumva neza ko ari we utumye ubaho, yamaze kumva neza ko ari we urimo uragavaninga imibereho yawe, buri kimwe cyose urimo urakora agifitemo ikiganza, hari ibintu bibiri biba bigiye kuba byaba. hari ukumva neza ko bafite icyo bita pressure, igitutu, kubera iki uno muntu bigenze gutya, ko arimo aratera imbere njyewe byaranze, cyangwa bitaba ari ibyo ngibyo, akumva neza ko kuba bimeze gutyo ari cyo gihe cyo kugira ngo agufatirane agire icyo agukuraho. umugabo ukomeye buriya kuba yakunda cyane umuntu nta kosa ribirimo, ariko bizaba bibi gukunda umuntu nta mpamvu, nta purpose yo gukunda uwo muntu ihari. impamvu nkubwira ibi ngibi ko ugomba kwirinda ukanamenya aho ugomba gukundira naho utagomba kuba wakundira, ni uko buriya urukundo rugomba kuba ruri mu buzima bwawe, ari kimwe mu bigize ubuzima bwawe, ariko ntabwo urukundo rugakwiye kuba ari ubuzima bwawe bwose. ikintu cya gatandatu rero ugomba kwirinda kuba wasangiza umugore cyangwa se umukobwa murimo murakundana ni ikintu bita weak moment, ibihe byawe bitameze neza cyangwa se igihe wabereyemo umunyantege nkeya. ibintu byo ubyirinde ndetse unabyitondere cyane. buriya buri muntu wese uburyo ameze, ni umuntu udakunda ibintu bibi mu matwi yiwe,
abantu ushobora kuba twakubeshya ati ni ibi ariko nta bantu bakunda kuba ari abanyantege nke cyangwa se kugaragara nkaho ari abanyantege nkeya. Impamvu nuko buriya kugira imbaraga ntabwo ari ukutagira intege nkeya, kubera ko intege nkeya abantu bo barazigira, nta gitangaza kibirimo. Ariko kugira intege nkeya no kwirirwa uzirata cyangwa se no kubwira umuntu ko uri umunyantege nkeya, ibyo nabyo ni ibindi bintu bishobora kuba byakwangiririza mu buryo utazi. Uzajya ujya gusangiza umuntu rero intege nkeya zawe, ujye witonda ujyana ibintu gake, kuko bishobora kuba byakugira ikintu kitari cyiza, cyangwa se ugasanga ibyo wari witeze ntabwo ari byo ugiye kuba wabona. Ikintu rero cya karindwi ugomba kuba wakirinda gusangiza umuntu muri mu rukundo ni ikintu bita strategy yawe, cyangwa se izindi ntambwe ugiye kuba watera. Strategy zawe ni intambwe ugiye gutera, ni ibintu ugomba kwitondera cyane kuba wabwira umuntu uwo ari we wese. Impamvu nkubwira ibi ngibi ni uko buriya rimwe na rimwe intambwe y'ingenzi cyangwa se ikintu cy'ingenzi ushobora kuba wakora ni uguceceka, ni ukumenya icyo utagomba kuba wavuga. Ugiye kwinvestingamo ibyo ugiye kuba wahindura, ibyo ugiye kuba wakora, yego ni byiza biranaryoha kuba wabivuga, ariko mu by'ukuri icyo gihe ugiye gusaba ishimwe ritazarama. Umugabo ufite strategy cyangwa se umustrategiste yumva ikintu cyoroshye kandi kinumvikana cyane. Kuri ibyo ugomba kuba wakora ubikore neza, kandi nanone ubikorera igihe ukwiye kuba wabikorera. Nta kindi, very easy, very simple. Aho kugira ngo uvuge buri kimwe cyose, buri ntambwe yose ugiye kuba watera, byaruta cyane ugatangira kuba wakora, ugakora ibyo ugomba kuba wakora. Kuko niba hari ikintu gishobora kuba cyaguha amahoro, nuko isi izamenya ibyawe byamaze kuba byaba. Isi ikamenya byinshi byerekeye ku kintu cyawe, ibyawe byabaye kane. Ibyo nibyo bizakugirira umumaro cyane kuruta uko watangaza buri ntambwe yose urimo uratera. Ikintu cya munani ugomba kwirinda kubwira umugore wawe cyangwa se uwo mukundana ni ukumubwira uburyo ukeneye amahoro yawe. Hari ikintu abagore benshi badakunda kuba bakumva, ariko nanone bagakwiye kuba bakumva, kubera ko kucyumva ni ikintu gishobora kuba cyahindura ubuzima bwabo. Ni uburyo ukeneyemo amahoro. Ariko nanone ikosa rishobora kuba ryaba ni ukuvuga ko ukeneye ayo mahoro, cyangwa se kubivuga biri openly, uhora ubibwira abantu nyine ubabwira ngo nkeneye amahoro, ubibwira umukobwa mukundana. Ibyo bintu ushobora kuba wakumva neza ko ntacyo bitwaye, ariko icyo bikora biri opposite, cyangwa se bitandukanye cyane n'icyo wagombaga, cyangwa se n'icyo wumvaga neza ko ushaka ko biri buze kuba byabyara. Impamvu nuko hari abantu babishaka cyangwa se batabishaka barema ibibazo kugira ngo bagutestinge, bagerageze amarangamutima yawe. Umugabo wa nyawe ntabwo ahora iteka ryose avuga ati nanga drama, nanga abantu bahora iteka ryose bantesha umutwe. Oya, ntabwo yakora iryo kosa. Ahubwo umugabo wa nyawe icyo akora, yivana mu ibyo bibazo, yivana mu ibyo bihe bitamworoheye, akabivamo wenyine kandi atuje. Impamvu ibyo bigenda gutyo ni uko amahoro atari ikintu usaba abantu, ahubwo amahoro ni ikintu wowe ubwawe wiremera. Umugabo mukuru cyangwa se umugabo muzima yumva ndetse akanasobanukirwa neza ko ntabwo ari buri kuri kose kuba gukwiye kuba kwavugwa. Hari ibintu bigomba kuba byahandoringwa, ariko bigahandoringwa mu buryo bucecetse no mu buryo butuje cyane. Hari n'ibindi bintu bitaba bikwiye kuba byagira uwo biri buze kuba byakoraho. Mbega ibintu ntabwo ari business yawe, mbega nyine ugakora ibintu nkawe, abandi bandi ukabareka. Ibyo iyo umaze kubyumva ukanabimenya, ibintu bihindura isura. Impamvu ni uko umugabo wubashywe cyangwa se umugabo wumva neza ko ashaka kuba yakiyubaha ntabwo yerekana buri kimwe cyose. Oya, ahubwo icyo akora ikintu cy'ingenzi, cyangwa se akora ikintu yumva neza ko kiri buze kuba cyamuha agaciro. Avuga kubera ko ashaka kuba yavuga, mbega avuga afite intention zo kuvuga. Icyo akora ni kimwe, arinda amahoro yiwe. Ikindi kintu yumva akanasobanukirwa, yumva ko intambwe y'umugabo cyangwa se kuba umugabo yatera intambwe bishobora kuba ari ibintu bishobora kuba birenze iby'abandi cyane, akaba ari n'intambwe irenze indi buri mugabo wese ashobora kuba yatera. Umugabo we nyawe agomba kumva neza ko gufunga umunwa wiwe akareka ibikorwa bye bikavuga, nta kintu na kimwe kizigera kirenza cyangwa se gisimbura agaciro k'ibyo bintu. Tugira ngo ujye wibuka neza ko umugabo uvuga ibintu byinshi mu cyumba, uwo mugabo ni nawe udashobora gukontorora icyo ari cyo cyose mu cyumba. Umugabo utuje, umugabo ucecetse, umugabo urimo urabona ibirimo birajyamo mbere, agakontorora buri kimwe cyose mu buryo bwacyo, uwo niwe mugabo ugomba kuba watinya, kuko ni umugabo udasanzwe. Umugabo wamenye umutuzo, akanamenya icyo agomba gukoresha umutuzo, uwo ntabwo ari umugabo ugomba gukina nawe. Agaciro k'umugabo nta na rimwe kigeze gapimirwa mu magambo avuga, uburyo ari menshi cyangwa se uburyo ari makeya, ahubwo agaciro k'umugabo gapimirwa mu kintu bita ibikorwa byiwe. Nicyo kintu wagakwiye kuba upimisha agaciro k'umugabo. Imipango yawe ujye uyishyira hafi yawe, hanyuma none umenye icyo ugomba kuba wakora, unamenye igihe ugomba kuba wagikorera.
nta kibazo gihari kuba isi yakibaza impamvu uri calme, impamvu utuje, impamvu utarimo urabereka ibyo wagakwiye kububereka. Umugabo wamaze kumva akanamenya ndetse akanasobanukirwa ururimi rwiwe ni nawe umugabo wumvisha akanamenya ko ubuzima bwiwe agomba kubujyana mu buryo bwe aho ushakamo. Mwakoze cyane rero kubana nanjye ikiganiro bakita isi n'abantu, naho njye gutegura ndetse nkanakugezaho nk'ibisanzwe. Ndi Oliver Regra, ni muri mushyashya ku miyoboro yacu ya YouTube. Nakubwira ati ukandi subscribe kugira tujye tubana mu biganiro nk'ibi ngibi. Murakaza neza umuryango mugari wacu w'isi n'abantu. Ciao ciao, hasta la vista.